kimwe mu byamukozeho nganire na Rugangura kimwe mu byamukozeho nuko ku myaka nimba ari 60 yamukura yakiniye na APR agatinyuka gatwarwa n'ibineza neza akaririmba yego murera ari kogeza match kuri mikro abantu bose barumirwa umuyobozi rudaramwihamagarira nake gacya kabayeho umwana baramushimye ari rukarenga iwabo Wese Faustinho simbigarukaho atese yakoze ishyano irihese nyemerange muri breaking ya retired mutamenye waretse se nkakomereza muri reyo nkakubwira bombori hari gweke bombori kubasiniya bombori bamwita Sadate Munyakazi influencer wa mbere wa Kasa Sadate tiki Sadate Munyakazi ko nabatajya yiburi ko ubanza umuvuge utinyemo Sadate Munyakazi ararekura za Twitter bariyo nagira ngo uheraha Sadate se yirekuye nagira ngo here kuri statement yego ati nababwiye ko barutwa n'abaperi abaki abafana mubabwire ko yego aribo nabonye batema ishami ry'igiti bicariye yego bandagaza abayobozi babo yego n'ababashakira ibyishimo yego bashukishwa inyama ngo bajye gusenya ibyagezweho yego ko barangwa n'umunwa nawo nkomeze se komeza arindi ya kabiri nshaka ko ikiriyaringa iriho n'amazina ye hejuru Sadate Munyakazi ari ba muri playinze kuri WhatsApp izo groupe zose nzibamo yego soma ati nuko aribo bareba kure nanyongera amahirwe nkayobora abafana ba APR nibo bareba kure niyo mpamvu hejuru bari bari playinze kuri iyo niyo mpamvu aribo yari guhitamo yabayobora reyo yari guhitamo kwigira abafana nk'aba APR nibo bumva nibo bajyana n'icyerekezo cy'ikipe nibo badasenya ibyagezweho ati nanyongera amahirwe nkayobora reyo ufite abafana bafite ibitekerezo by'aba APR yego byari kuba mahwi nongera nitsa ngo Samu Karenzi yarabatesheje umutwe abamereye nabi bazamucikira he nayaye makuru namenye kuri Fine FM sawa ubwo kunayikomojeho Rikari Regis Samu Karenzi nyemerera umpa iminota mike nk'itatu nkwereke ubushize narabivuze ahangaye bya Rikari Rikari yakoze ishyano kuri Muhajiri kuri Ombarenga nge n'ingere Samu Karenzi yasize ku buyobozi ndamwirukanye. Alright, Jaras Official TV turabasuhuje nanone kandi twongeye kubashimira kubasanga hano mu dutegereje. Nkunda kuvuga ntyo kubera ko buriya ugize imana umuntu ntakore unsubscribe kandi umaze umunsi udahari akahaguma abagutegereje. So rero umukada nawe ansanze muri Urban by City Blue mutegereje kugira ngo twitereke uyu munsi noneho ndabona aje mu mabara kipe nkuru yaboneka siga abanyamakuru babiri bavuze ko ariyo baryamyeho ya Juve ya Newcastle utavuze ya TP maze tangiye kuntera isoni aho bigeze tikoko so mukada rero twongeye kwitereka umeze neza ariko ndamenya mbivu niwo ntumye kuri Dani urumva kuri kamera haba hari Dani rero ntashaka ikiganiro nkishobora kumira bundi twara ariko Rwanda rero ku kiganiro cyakunanira ariko warumeze neza ndikunkumuranye ahubwo banze ubabwira ibyari bibaye kugira batamenya impamvu byari bibaye no kuvuga ngo umukada murabizi ko hari ikibamfasha iyo ategetseho kubabwira nta mudushyikirize mudushyire mu biganza oya ntago bitambuka neza umukada rwose ubu noneho se ubu warekura Papa Kamba umeze neza bro ese no muri siporo tuzatuyizamo witwa Papa Kamba ugomba kuzajya uza witwa Iras Kuchiti Jarasinyo Brazil ndi kukureba neza ubu ndagufite urumva umuntu ahita yimagina uruhuri rw'abantu bari kutureba gahita uvuga ati isoni ziramfashe ariko gutya muamuganira neza naye nishimiye kugusanga ahangaha rwose twongera kuganira ariko byo ndi kubona Dani ariko ntago abazi ko ibyo bintu by'agaciro ndabona yagiye akozamo intoki bana
none se kuki muba mutambwira ngo ntunganye ne tunganya reka ntunganye rega sha ngo barashaka kunkingira ngo abagira ngo tugire ibyo twerekana Diasi se? simbizi ngweke muzabanze munyirukana ahangaha mbere yo kunkingira ugiye kugenda se bubahati aho bubahati bwo kwisebya kwiyandagaza niko ni hariya se yego niho bibera oya ni ukwiyandagaza reka nibyo nanavuga kuri uriya munywanyi wawe nuko nteruye uteruraga za sarakisa waduba akabarwanira mikoro ati mumpe nanjye mbivuge se watohoje ati oya nabanye nabo hakiza se kubana n'abantu bisobanuye gutanga umucyo tohoza niho isi igeze hakiza nanjye asigaye nshaka ko se buriya biriya mwagiye mutanga inama aya ariko umuntu aba yakubiye kandi ntukomeretse muri wa mujyo wawe ukamurispektinga grand frère none yibaze iyo ari kumwe na ba petit frère ukagira ngo niwe mwana oya ntago ari sawa ntago ari sawa jara egishene yawe itanga n'ubutumwa ikanakebura ikanatanga inama n'ukuri fresh n'amasomo n'ibiki anyway breaking izo ni umukada ntago byasobanutse se oya byarasobanutse ariko nanjye dore ndara uko numvise hari umuhungu wikwibaraguza ngo ajya numva bavuga ngo breaking news wa muhungu se wifitiye ibibazo ariko ngo yateye ibuye mu gihuru ngo icyaturumbutseho ngo nicyo yabwiraga ngo abantu ngo batinya abafana baba bamuri inyuma oya mureke ataturukaho amata bimwe bya ba super manager se hari umuvandimwe twahuriye mu kabari ariko ati ibaze kuza wahiye aho ukavuga ko wagotomeraga inshyushyu iyo nshyushyu yari igishyushye yari ujye nsetsi iyo utagiye kuvuga wa munywanyi wawe ifura kuki udakonjiga icyo gihekane neza ngo ifura umuntu wifura se ayoboye wandagaza ubugira ngo turori baragwefata iri muri averope weza wa muhanzi mukuru abivugaho biturori baragwefata muri verope ngayo nguko anyway so umukada ndizera ko umeze neza cyane ntago dutinze ejo twari twiteretse turi muri showbiz ariko kuri cyane ko mba ngira ngo hatagira waraciye makuru avuga ati mbivuga mbere abiha kugoreka banayobya abandi dore ko baba bakopiya bakora kopiye kore baba ari benshi ubwo rero tugakumirira hafi kugira ngo dutange umucyo hakiri kare so rero ndavuze ntikamite kugarura cyane cyane ko biri mu byo abanyarwanda bakunze kunsaba bati umukada bishobotse yajya ahora yitereka ariko mu by'ukuri umukada nawe aba afite izindi nshingano cyane aveyi abamureba avuga ati cyane ko tuba dushaka no kuzana ibintu bifite ireme yuzuye ntabwo umuntu rero buri kanya wajya umubwira ngo ngwino hanyuma asagati gitaryari anyway so umukada ndizera ko umeze neza cyane abantu benshi bakunze gusaba ko waza kora channel yawe bwite ariko reka tubahumurize umukada officiel ni vuba cyane ngenda bi breakings abantu mwe rwamuvugisha umukada ngo mumuha akazi nawe agiye kukabaho barababwiye oya mbabarira hana muntu avuga ngo aha uyu muntu dukunda tumushyigikire byeruye cyane rwose ariko bihera kuri wowe ni rwose ni wowe ukomeje kugenda unteza inama n'abantu bagiye babe hafi tubikore babimenye ko umukada agomba kwitereka banshyigikire babantu mushaka breaking za everyday azajya batamo hari na nijoro ahwizira ndekure yego agegene etse nkigegenera baba siniya tujemo haba kansobanukirwa anyway uyu munsi rero impamvu ntangiye nyo nuko ngira ngo n'abantu babimenye ko uyu munsi tugiye kujya muri siporo yego twaherukaga mu bintu by'imikino cyangwa se ibijyanye na siporo twari tumaze iminsi twiryamiye muri showbiz dore ko naho hashyushye cyane zuba sama kabisa isa hot season so rero umukada twanzika wamfura we yego nyemerera ntangirire ku bihembo bigiye gutangwa mu kanya gato mu masaha cyane make cyane ibihembo ku banyamakuru ibihembo
ku biganiro ibihembo ku bakinnyi ibihembo harya bwo ni ibya Rwanda Premier League yego hagabanyijemo ibyiciro bibiri hari bodi ya Ferwafa komeye ireberera muri rusange n'amavubi n'ibiki hari na Rwanda Premier League iyobowe na Perezida Haji ndabona ibyo bintu bitandukanye rero ari nawe uri gutegura izi award boss wafata yego boss wafata kagiye inkuru rero wamfura we izo award dukoze iki kiganiro mu masaa 10 rero saa 12 n'igice niyo Sahiro official ibi bihembo bigomba gutangirwa ku mugaragaro kuri Rwanda televiziyo yego RBA hafi yawe acimpaka birabera kuri RBA niye mpamvu itumye nje ni gute RBA iri muri competition ikabije ari iri bu hosting ibi bintu ni gute abanyamakuru ba RBA batatu niyo yatanze abanyamakuru benshi Rugaju Rigani Rugangura Axel Kayishema Tititsieri no mu ciciro cy'abagore kiri butwarwe na Rigogarus ikiganiro urubuga rw'imikino ruri nominated mahahano none nibo bari bu hosting ibi bihembo nibo bari bubyerekane ntacyo mwumvamo ngo ntibiguze niyo mpamvu nica nk'umukada kabisa yego rero ngewe mpamvu nembihereyeho nagira numve niba gahunda watubwiye guherekeza Sam Karenzi aka Fabrizio Romano ntugahaga kandi Jarasi bana yanjye ejo bundi nawe nagushimye uri kuvuga ati kakantu keza ka Yesu buragabana ati zikamwe iki nagushimira ati wabyumvise neza zikamamarinde Sam Karenzi gusa ukagarukiraho Fabrizio Romano mu Rwanda yego Ushize aratubwiye ati ngomba kugenda nkamwerekeza nkamusezera neza tukamuha icyubahiro cye nk'umuntu waciye impaka nk'umusiniya ariko mbere yuko njya kuri ibyo byihembo neza yego nyemerera nsubira inyuma gato njye kuri Rayon Day sibyo munsi w'igikundiro nari mpibereye Rayon Sport Cimpaka warabibonye Cimpaka umuteguro hasi hejuru abayimusiba kasa mutwe Faustino mu ikanzu ameze nk'abapadiri vraiment ubona rwose ari umuriro bakira abakinnyi nubwo bahakubitiwe azamu yaranze bisoza nabi bari batatse bahererekanya amajezi azamuyo yarizi ko ari umunsi w'igikundi atari umunsi w'amafu ntabwo yabonye uko Simba Day yabyitwaye atari umunsi w'amafu ndagira ngo mbibutse ko azama atari agafu yateraga inkunga ya peri itera Kiyovu igira gute buri muhisi ahangaha azamu yerekana na champion none kuba uyivuga nkaka ahubwo ntiyamenye umunsi w'igikundi ngiregeze yoroshya urashaka kuvuga ko Nyamukandagira yaregeje hakurya cyangwa Simba yarayinyabitse wagira ngo Simba yegeraga izamu muri santere bomo bona paveri inzira atanze abagabo hantu bimwe bya kera by'abana bo muri primaire utanga umugabo na paveri inzira kufura yakasa mutwe yakufura ko ari mbi kuri rakosa bya Gilbert zonyine murangire ferume noneho mana niwe naherukaga Jean Pierre Raphael Joao bari asujye ubamenya mana ujye umumenya iki n'abaromami none se nyirebye ejo Saida Bede abagabo batwikira za Kongo ngo Bakamanzi Karima kubitaga ineya wararebaga urabeshye none operation ya Muhammadu Mosi bamugarura yakoze ishyano baba mu Faransa Ububirigi n'icyo bamanuka Tunis bamugarura bawuriza nkunzi ngoma Ramazani Gitaraga Papa Kambayirirwa dushuka ahangaha none si yo miriro uri ku rwego rwayo ntidukore siporo umunsi ku munsi nikoye Jimmy Gatete atahira gukarifiya Amavubi warabimenye amukinishije iminota mike dise kuri Gine ay dufite imiriro ibaze ko ufite umwataka nka Desire Mbonabucya mu Bubirigi yaciye impaka ukaba ufite Romamija ukaba ufite Saida Bede ukongeraho umuntu bita Jimmy Gatete ufitemo Karekezi yenda si umwataka wari tipika ariko nawe yararekuraga
ibaza abataka bane bateye ubwoba byari Eh. bikomeye, Amavubi yari akomeye, ariko buriya ngo injyawuro zo kujya aho bariya bose barekirita zajyaga mu mufuka wa Desire Mbonabucya. ese burya Kasamutwe intandaro yo kugira ngo Masita isinyana amasezerano na Thierry. Uri kumubona SG nguyu Karenza bitendeke ku gakanu mpaka baturumbuyemo umuntu. ewana Byarangiye se bitamuguye nabi. yanze kurekura Karenzi Uzi kuri ya diru yari irimo miliyari enye. Miliyari enye z'amanyarwanda. We ntuhabwe go ahead ya perezida. Ugenda usinye miliyari enye. Kandi iyo wasinye biba byarangiye cyane ko SG yari ari ku rwego rwo kugira ngo asinye. Aderegwa yahawe akoru ubundi agasinya muri ririya zina. harya ni ntuza ya indi nyabugingo niyo yari yamuhaye Inuma yamuhaye go ahead. Nari nanze kubivuga muri wa Karenzi. Inuma y'inyabugingo idashoboye ariko ntumenye kiyirokoye. Karenzi yakwinaganitseho. Yarahitanye Sadate ndaje mbyinjire. okay Wayizeho ntiyagize uruhare se. nayo ku munsi w'igikuri Yego. wowe ndagira ngo tubwire uko wabubonye muri make uko ni nabonye abantu bakora comments zitandukanye ku bantu ku bintu byagiye bigaragara yaba burya abakinnyi bakiriwemo Yego. urumva n'iki urumva ndibuka ko abakinnyi barakiriwe mbere kuri Haruna Yego. legend Baba Muzaze fundi wa soka. Yego. Haruna abantu bamwe ntibabyumvaga kimwe. Yego. Abareyo bati kira n'icyubahiro twahaye Haruna nk'umuntu w'umuri legend. Abantu bati muraho icyubahiro Haruna yakoze iki muri Reyo. Yego. Tiko biri ari Amavubi yakabikoze. Bati twe turabikora nk'umukinnyi w'Amavubi. Yego. None bamusohoye mu ntebe Queen Elizabeth. Y'umwami waba yaso ntumvugishe menshi wamfura. Yego. Kapiteni Muhire Keve abayinjiyemo n'amaro. Ntebe yari kuzanamo retired zamo undi retired. Oya jure kura. Nyesi nshaka ibintu caho hejuru. Intebe yari kwerekwa ega retired aba yareba future. Akamenya ko yenda atazakomeza gutoza Reyo. Kuyiyobora cyangwa? Kuyiyobora. Sorry. Ya iriya ntebe ntawe ari kuyimutangamo. Azi ko ari imizo ye yanyuma. Ariko kuko avuga ati yenda ndasinyisha bakamba na roho wabona niyongeje. Ntawamenya nzaba njya mu mwaka utaha. Kamba na roho se ko wa mushiki wacu wo kuri Fine FM numvise atamwumva. Ngwinda ngo yabaye indavurema ngo yarajarasinze. Bamwisebereza kuri shene zacu kabisa. Ariko ngo byerekana ko ngo agatubutse kari kuzana. Oya ibyo ni iby'ikongo shefu. Kamba na Roni bari bamurukije credit ya APR. Muramwibuka ava muri APR. Banga guhita bamuhaririza leta hari ibintu bya credit yafashe n'ibyo agomba kubanza ni byinshi ntitudevi. Okay ntitudevi. Yego. So rero ndagira ngo umpe muri make uko heraho ngaho. Urakoze cyane. Ndabanza kugira ngo mbibutse ko iki kiganiro tugikoze kuwa gatanu mu masaha 10 gutyo. Ndagira ngo saa 10 subuza izagera ni saa 9 na saa 9 na kubona ahubwo hari ikirere cyafu. Yego. Ndagira ngo mbanze mbibutse match ya Super Coupe ya Polisi na APR. Duheraho mbivugiye iki nuko na Reyo bamaze kwikumira muri match yari ifite na Mukura yagomba kubera mu majyepfo. Ferwafa birumvikana ibyo se barabyemera bareyo. Ntago twahereye kuri Reyo Day bari gusaba Stade Amahoro. Yego. Ntago nabasetsa aha. Ntago bishoboka ntimukisumbukuruze. Gute se? None Reyo ni ikipe wavuga Pere Stadium barayujuje abantu barasaguka. Baragapfutse. Hari abantu babuze aho bicara. Oya ibyo ntabyo mvuze. None abo bapfutse Pere nibo bashaka kujya muri Stade Amahoro. Stade nk'iyi abantu bari gushaka contribution kugura Muhire Keve barigondera yo gukoresha isuku muri Stade Amahoro. Ako mwagiye mwumva realite tukava mu marangamutima. BK Arena woba muri showbiz kugikodesha yisuka ayo kurayitinga iriya BK Arena angana Muhire Keve ye yashizemo abahe Stade Amahoro.
duheraho ese bayibimye kuko nta bushobozi cyangwa icyambere yatanze bari izindi mpamvu qualified mu kuyijyamo guteze none si bya Rayon Day ni Rayon Day ntaho bihuriye na projet ngari z'igihugu si derby y'igihugu igiye kuba ntago ari super coupe yego icya kabiri stade amahoro irahenze mwumva iyo realite nimwishimire kuyijyamo icya gatatu nuko Rayon Sport yagombaga kwiyakira nk'ikipe itaragize ikintu itwara ntago iri ku branding igihugu nibyo byabaye rero aho kugira ngo Rayon tujye twemera ko ifite abafana benshi aho kugira ngo abafana ba Rayon bayikunda bamanuka ihuye bagomba kuba bari mwapere bareba super coupe abayobozi batureberera bazi kureba kure kugeza naho Rayon yagoragoje ngo mwaretse super coupe kabakare twe tugakina ku itara saa 12 baravuga ngo ntitubishaka kubera iki kubera ko abafana baraba bigumuye bamanutse nubundi ntacyo muraba mudukoreye babikuraho Rayon yaspropozaga ko amasaha yatandukana yaramwe ubundi yego barugangura abafana Rayon batangiye kwishima ngo muzamurihe yego barangije bakuraho iyo match uretse gato ya byakiyovu by'ibinyoma ni umuyovu uretse rugangura ni umuyovu wideclaye kimwe mu byamukozeho nganire na rugangura kimwe mu byamukozeho nuko ku myaka nimba ari 60 ya Mukura yakiniye na APR agatinyuka gatwarwa n'ibineza neza akaririmba yego Murera ari kogeza match kuri mikro abantu bose barumirwa umuyobozi arudara mwihamagarira aravuga ati ntuvuze Murera ntuvuze Mukura Mukura twaje nyamukandagira mu kibuga uzanye Murera muri match ya APR na Mukura ibyo bibaho nane ngo Kiyovu biriya by'ibinyoma bahimba ave byihorera uri kumva urukundo rw'abafana rugenda rutumotiva niwe wabicyuhagamo barangije bakansoringa match Rayon iravuga ngo twiteguye mutubabare basi tuzakine nyuma yanyu nabwo bagira gutya Ferwafa mwibangama mwigumura yego murakunzwa ariko nanone mugende gahoro ariko nibyo yego twigarukire kuri Rayon ariko nabonye harimo na proposal yuko ngo bashakaga ko match iberi huye noneho hakabanza imwe indi gakurikira ahubwo se buriya bizabasangaye harya ihuye naho ko naho hari amatara biriya niyo yari stade buriya y'igihugu nyuma yuko Pele reka twinjire rero reka twinjire Rayon Sport byatangiye bavuga ngo retired yasinyishije undi retired uwo retired bita Haruna abantu benshi bagendaga bavuga ngo sezera mu Mavubi sezera aranga ba Migi aruta kubye hafi nka kangahe barasezera batwisenge tutu bavuga Migi Haruna Rutamigi ariko Haruna Rutamigi nubwo ari urungano mu buryo bwa Parumares hari icyitwa Parumares ariko Haruna yagiye ubwabyo yabyaye ubundi byabindi nko kubanga bavuga ngo hari ibyo bagiyemo Migi hari ibyo yari atarajyamo bya kigabo Haruna yari yaratangiye kubyara oya Haruna ni mukuru kandi asaziye ukuri ifundi wasoka kabisa bacishana mu Ivubi Haruna batwisenge tutu akubye kabiri barasezeye none se aba basugira ntibasezeye ahubwo nabonye tutagiye kwibera umutozo ngo yabonye ntuza yabaye essence abanje kujya kurya iminsi mikuru muri Amerika ariko nawe arifite iryo yakuye murangura bajijisha uzi Kazungu yavuga ngo hari 300,000 yabanje kuzirika kuri konti ngo zidakorwaho Kazungu iyo yabyijanditse murase kukume yego ibyo bintu biri mu bintu byatumye Rayon Sport ishaka gushyigikira Haruna cyane nimba mwibuka amashusho yabereye ahantu ntavuze basotse bari hanze y'igihugu retired yicaranye na Haruna ahantu kuri bande touche ntaza kwinjira muri ibyo cyane hari impamvu ubwo hari ahantu retired yari ari hanze y'igihugu yicaranye na Haruna uri kumva ibyo tunabyihorere niki rero yari yaragiye gukina muri hano kwa Kadafi nihe muri Libya ubwo abanyumva bakurikirana siporo bari kunyumva rero yagiye gukina muri Libya biba ngombwa ko hazamo niki kandi ariho Haruna yakinaga biba ngombwa kaza ajya kubashyigikira
iyo match bagombaga gukina binagenda nabi biza kugaragara ko Haruna yaje kwicarana na retired Jean Fideli kuri bade touche ari byo baganira ngo uyu musaruro w'ibyo baganiraga yamusinyishije kandi retired ntavugirwamo niye mpamvu Haruna yashyizwe muri iriya ntebe idasanzwe y'abami yatewe amabuye asinyishwa reyiterwa amabuye byabaye ngombwa ko bamubaking up ibintu byari gukorerwa kapiteni wa Reyo bikorewe Baba Muzazi icyo kibanze gisobanuka ikindi ni iriya robot twari twarayibonye muri kampeni n'ibiki ntagashya Muhire Kevin nyine araza mwarabibonye byose ikindi ni Womba Bebe nyine bagomba kuvugwa bavuye muri Ntuza yego avuye muri APR kandi ari umukompetitor wa mbere yego kaninjire rero mu gashya nyamukuru duhite tubivaho twigire mu miriro nake gashya kabayeho umwana baramushimye ari rukarenga iwabo uwese Faustinho simbigarukaho atese yakoze ishyano irihese abantu bigira abantu bafana amakipe bakageraho bakarengera Faustinho afana Reyo kuva mu mabyiruka ye birazwi si ubwa mbere hawe ubwemusi uyu yabanye na Robben kuri contact uyu niwe wari ku isango rugaje hose byagiye biba erega ari naho bajyaga muri stage erega wibuke stage bakoreye kuri Flash byo byose ntitubitinda yihese bahuriye mu isango ahubwo bakoraga ikitwa Reyo Time we na wa muvandimwe wagiye Rugajurigani ntago yaciye TV1 na Radio 1 muri stage ngo twinjiye mu bwino ariko Rugaju stage yayikoreye kuri Flash uwo ni Rugaju abo bose hari nibindi rero umuntu akora bisa nka stage kuko ubudahembwa ibi babikoze kuri contact ni naho hantu Faustinho yarekritiye umuntu bita Rugaju bibananiye byanze kariyeri Rugaju yerekera Nairobi tutaza gusubira muri iyo myandiko yagarutse agaruwe na Rugimba na Theogene amwizeye ariko hari uburoko bari barabanje gukora muri contact for free twese twarabukoze uburoko witwa ko ari wa kera wese yakoreye ubuntu twarabukoreye na bagwasiri umwaka n'igice byose ku isango siko aba banyamakuru generation yose yagiye imenyanira ibyo birazwe tunabyihorera ibyo tubyihorera Faustinho yakoze iriheba yakomeje kugenda yisanga mu ikipe ari naho yabanye n'aba bangabo Robben ari naho hantu ngabo Robben agicengera muri Reyo yamuhesheje ikiraka cya mbere duhere kuri Reyo Day y'umwaka ushize arabaye musi arangije impamvu umwana bamushimye akarenga iwabo yarabanje aragenda akoresha ikintu bita igishura nka bimwe byo ku bwa Yesu kiza cyane urumva ko yipanze urumva ko ibya mbere byagenze neza arangije muri kwa gucyogoza guhypinga yari yarabonye ishyano grand frère we antabiganiro yakoze ajya kuri gati inkweto za rwatubyaye urabyibuka ariko mbere ari gatiki kubya byose bura wabona yari nko muri deal wenda Karenzi Samu Karenze ke Fabrizio isoni zarabice barejisi sesemira bafata bavuga ati umunyamakuru nk'uyu bishoboka gute ayo majwi arahari adusebya Regis abwira Karenzi batangiye kwerekana izo video aravuga ngo muzikuremo ziri kuntera isesemi ibi nagahoma munwa ibyo tubyihorere Faustinho yakoze iki nk'umuntu wari umufana asanzwe afana ikipe yashatse kwipanga ibintu bikomeye ashaka kugeraho ngo ashimwe cyane abe nshimwe ageraho baramushimagiza kubera imyambarire akora ishyano iriye shyano ariko ndagira ngo mbanze nshime Samu Karenzi makuru mutari muzi nuko Fine FM yose ari abareyo hari impamvu mbivuze n'abareyo yego nturaza kubisobanura neza ndabisobanura abareyo bose ntago ngeraho njya kuvuga amakuru atari uko nyobeye ko Regis yipanga muri mefese avuga ngo amahindura ari uko ntayobewe nagara umufara wa mukuru ari uko nayobewe Rikari ibya diruse na polisi ari uko nayobewe Samu Karenzi na Nyamukandagira cyumba kibanga shyiraho Bugesera yego none ukuzana Reyo none nyobewe ibyo ndi kuvuga ntago mbiyobewe abo ndi kubwira bari kubyumva umureyo tuzi muri Fine FM Eme yaragiye
barakumiriye. Aha. Niyo mpamvu nzanye ayo Ntacyo. makuru. Mbwira. Bose hari ikipe nyamukuru, hari ahandi mukurira, hari n'indi kipe muvuga ngo iyi ngiyi ntibyashoboka. Kugeza ubwo Regis akiri kuri City Radio yajyaga avuga ngo ya kipe yo muri cya gihugu akayicira imigani itabaho, akayibambuza indi. Kugeza ubwo Karenzi n'ubundi yagiye abwira kenshi abareyo ko ari umureyo, bakanga kubyumva, akigira aho akorera amafaranga, ariko reality iri mu mutima ni umureyo. Ndetse munarikari ibyo mbivugiye iki rero? Ibyo mbivugiye iki? Ntacyo nzi. Nuko aba bose bagenda bafite ukuntu bashyigikira reyo n'inkuru nziza ziyivuzwemo bakazivuga, ariko kubera Karenzi nagiye mvuga ukuntu ahanganye na Retired, akaza inkuru mbi kuri reyo akaba arizo ataka cyane. Kuri iyi nshuro Sam Karenzi yarenze ibyo byo kwipanga, nubwo afana reyo, ariko mu buryo bw'akazi, mu buryo bwa sapoti hari ukuntu yahindutse. Ariko ntago ikibi kijya gihagarara imbere ye ahita gikumira. Ari mu bantu ba mbere banenze Faustinho, ndetse abantu bakabihengeka bavuga ngo wanga reyo, kumba kunda reyo, ahubwo ni wa mugabo wanga ikibi. Faustinho yakoze ibiki? Yacitswe hejuru ukuntu yari inshuti ya Tuguma. Uramwumva Tuguma? Yari inshuti ye, ararengera kubera bwa bucuti, kubera ukuntu bagiye muri Sekafa Kagame Cup, Tuguma karata penalite. Ibintu bibaho ku muntu wese. Arangije amuhimbira indirimbo baramuririmba, bitsa ku ijambo rikomeye ngo yarahagaririye reyo, nitwe twamutumye ngo agende asebye APR, ayihemukire hejuru y'amafaranga APR yamuguze. Iryo baryita iyicarubozo. Ko zikosa ritabaho. Gufata umukinnyi wagiye, Messi wawe yirirwa arata penalite, Cristiano araziratakarira. Vuga ati Cristiano wanjye, byongeremo nawe uvuze ngo Messi wanjye. Oya, Messi wawe. Noneho hari ukuntu umuntu aba wawe ariko atari rorumo. Cristiano we yageze haba idol, akamana wawe wacu. Oya, ntukiremo. Mwamaganiye kure. Ndi kwa Messi. Debate zidapfuba. Have. Uri kumva? Faustinho simbigarukaho. Uyu yagiye azana za kawunga muri studio. Ntubizi? Ndabyibuka. Akoza kuri Jazz ngo Visit Rwanda ngo Arsenal. Achimaka. Tangira umushyigikire kuko afana Messi akarira. Ubwo sinabyumvise se. Nyine. Iyi ni troll, iyi ni yicarubozo. Faustinho ni n'umuvandimwe, uragira ngo umukinnyi araguzwe n'ikipe, famille iraserebuye, APR igura amafaranga menshi, none aragiye yagize ibyagarase penalite. Mumba gufashe mikoro ati mubyine muvuga ngo Tuguma wacu twatumye uhagarariye inyungu za reyo muri APR. Iyo ni yicarubozo. Azongera hembwe APR aho ntimuri butume Karasira yibaza ngo aho koko ntiyatumwe. Urumva ukuntu mukize mu ntambwe. Icyambabaje sintumva z'abanyamakuru. Karenza mukumire Kay Fabrizio narangiza agenda avuga ubugambo, avuga ngo hoya ngo nabirenze yihagararaho, yanga gusaba imbabazi. Taniye na Pundit wavuze ngo Jezi ye ngo niyo kwambika ngo Jezi ya Reyo ngo niyo kwambika imwe. Urumva Faustinho atararengereye, yarangiza ngo bategereje ngo na Reyo Day y'ubutaha ngo azayemusingemo. Ibyo byose nk'umufana wa Reyo mwumva, ariko nk'umunyamakuru sinamwumva. Ibi nibyo umuntu bita David Bayingana na Castare. Ibi nibyo Bayingana byamucitse na Castare. Baravuga ngo bafana APR kuva na kera. Abafana ba Reyo barababara ngo ntabwo tuzongera kumuyibira Kabayingana, dore aratwanga. None mujye gufata abantu babafana badafite ubunyamwuga, mwirengagiza aba Bayingana noneho bo Faustinho ku bintu yakoze. Yakoze ibikize. Usibye kwambara igishura akacyambika ibara rya Reyo ry'ubururu, ikindi yakoze ni iki? Nyine nk'uwe musi yanimenyesho nyine harashye. Arangije afata umwana agiye kutuma ahurwa kariyeri. Nicyo kintu agiye gukora. Muhaye ubutumwa buhereye kuri Fabrizio watangiye amukumira ntiyumve. Aba bana ntago ubushize wasomye ibintu bya Kazungu. Aba bana batumva ngo bigire ku basiniya ngo nuko ngo bagutamitse ibihumbi de twigendere. Nyemerera njye muri breaking ya Retired mutamenye.
retired na Sam Karenzi nibahanganye umwe turaca undi ati ndahaguma ninshaka umva ko ngiye retired ntajyanga nkora ku mafaranga yanjye ubu ndayakoraho ari aho kugira ngo bankure mu maboko ya Reyo. Erega Reyo bavuga ko ari uruganda chef ngo rwigende muri Reyo ngo ahitabaho ngo ni kirari umva nyina ntamika Maranzara yego biraza ariko yarokotse Odite iyo Odite ukuntu itamufashe navuga ibyo ashaka retired ngaho rekura wamfura yego breaking ejo bundi retired muri aba bakinnyi b'inkubiri bari ko hari umukinnyi waguzwe yenda ntinjeye mu mazina mu gihugu kimwe agurwa Kayabo noneho akina hagati Reyijya kugura undi mukinnyi muri iyo kipe nawe wo hagati bakinanaga imugura amafaranga make cyane mwabibonye APR ko abantu bayigurira bayihendesha baguze hamwe nk'ikipe abakinnyi bose bakina hagati umwagurwa Kayabo wa APR undagurwa make kandi iyo kipe bari ku rwego rujya kuba rumwe ati mwabibonye izo troll ziraza mbabwira amakuru mutamenye muri ba bantu birirwa bagurira Reyo namenye Patrick ngo ntari kunyumva sibo birirwa bagurira Reyo namenye Patrick arya ni iki SG wibyinjiramo nawe ni umunywanyi ni umunywanyi kabisa ngaragura uri kumva nibo birirwa bagurira Reyo muri wa mujyo rero uwitwa retired atazi dore ko icyazi nuko agomba gushora kirinda inkubiri y'abashaka kumweguza harabura amezi make muri uku kwa 10 akamenya nimba akomeje cyagiye muri ya nkubiri y'abanyamahanga badashoboye n'abamake bamuguriye umukinnyi w'igihuha uriya wasubijwe yose yamaye hariya bamwita nde ngo bamwita Natanayeli bose baragura umuntu wo muri Bibiliya arazana na ba Filemon aho bukera Obadiya ukagura Tito ukagura Hoseya baramushutse ati nimubazane ngo yaraje bajya kumwakira kuri airport hari umuvugizi witwa Jangwane wa APR abaturoringa Reyo ngo Jezi ati reka iby'ikiringi igitenge reka itenge Jangwane azica Robeni bamubwira muguru umukinnyi tumushakisha ariko kaka APR yakoze ni kazima gukuraho umusaza bazana umujene Karinde rega yagiye hariya ngabo nawe afite akazi nakazi azamwica ari umuntu udafite icyo ahomba ngayo nguko rero arangije ariko buriya ni umuntu uhanganye na Ngabo se cyangwa ahanganye na Korode ahanganye na Korode buriya n'iby'abafana ahubwo Jangwane ni kakayiki uko abantu bize we yishyira ku rwego rwe ba Korode buriya ntago biba bicamo Korode ubona guma hamwe wawe ndibana nka abantu bajyaga mu biturika kira batariza ari pe tutarengaga utaza gukomoza kuri Vandame yiyeze kuniga Taifa yaramwiciye kuri mikoro za TVT babamuguriye Natanayeli abarahindutse barabanza baramushakisha ku mbuga nkoranyambaga baramubura tuyu muntu yogoshaga ni bamwe Desire mbona bucyajyaga kurekiritira Amavubi tujya kandi oya hari abogoshaga yazanye abo nzabavuga upfa kuri w'ikongo ufite tentire ufite ukuntu wakitera nka parufesha tuzinyuranyamo yucana akavuga tumuhashye kabomba kandi contre shock ukazitwara mu ntoki ubwo barangije barabanza baramubona Jangwane azibura Robben ati bari abakinnyi banyu siko tuzi ko twese murandasi yiruka nabaye Robben abura icyo asubiza ngo yazanye ikintu bita indwara y'inkorora ngo yaturikije ibikororwa bibiri Natanayeli se Natanayeli yaje akamena kuki aravuga ati hari indi ndwara arwaye idakira se retired yarambabaje yaravuga ati ndababonye buriya retired rero abafitemo za esprit yakunyuzamo ni wahombeje ifungo ryatajyaga rikoraho erega ngo ahanganye na Karembe afanda bararafande yigeze kubwira abanyamakuru ngo kuki munyita ngo retired yigeze kuzibura umunyamakuru amubwira gutya mujye munyita retired Jean Fidel Uwayezu kimucama amazina retired Jean Fidel Uwayezu yari yishe umuntu
harya ni Karenzi yari yabwiye ibyo ku byamanoge muri Borgo. oya ntuze kunyinjizamo turi mu gihe cyo guserebura ngayo nguko rero hari abantu batabimenye ko Natanayeli yaje yirwariye agakorora gateye ubwoba ngo bahise bakumira bari bamutegereje kuri Reyo Day to ni tumwe rero dushya twabaye ngayo nguko waretse se nkakomereza muri Reyo nkakubwira bombori hari gweke bombori kubasiniya bombori bamwita Sadate Munyakazi ataki influencer wa mbere wa Kasa Sadate atiki Sadate Munyakazi ko nabatajya ko jubanza umuvuge utinyemo Sadate Munyakazi ararekura za Twitter bariyo mu mbuga ndetse erega yaramaze iminsi ajya kwanariza politike we Angeli Mutabaruka na Kenisi ko naho tuhaca ariko muri siporo akaba zibura umuhisi n'umugeni wibuke ko yatanze miliyoni 100 mu nsinzi avuga ati ibikorwa bigiye gukorwa mu myaka 5 gushyigikira mu ruhare 100 ndarekuye ariko ameze neza zakabuguza umuturirwa narawubonye aravi intare noneho hejuru kuri bariko yasashemo tapi nimba ari ya kampuni oya ngo yapfungo ngo ndegera haparika oya ngo irahaparika ariko iriya peruze ngo ni ya kampuni ewana akoze koko Sadate yacima yariteretse ni engineer aye n'umwana w'igihugu wabonye ka gafoto ke yambaye madowadowa arakabonye kera kakera nituza gusoza yenda uze kumbwira yenda sindangare muri phone yigeze kukereka hari n'abazambaraga ariko bagiye mu nganda ariko ntekereza ko we bitandukanye naza kubikwereka Sadate yakoze ibiki ndagira ngo mbibutse ibintu bibiri icyambere mwibuke ihangana rya Sadate n'umuntu bita Samu Karenzi riteye ubwoba kandi ryarangiye Karenzi amubitinze amutsinze uretse gato amutsinze amusoye muri Reyo Just arakumira na Memozi murabyibuka ariko ko na Sadate yagejejeho Karenzi no muri Zaribu kimwe mu bintu ngiye numvise cyari giteye ubwoba kuba hari abantu bari nkoma amashyi za Sadate ngo hari n'amagurupe bari barakoze noneho hakorwa nk'inkuru bayipostinga ndavuga ati ni muze se mutabare ni mukumire dore bagera yuvu bari kuvuga kuri Reyo ni muze musobanure mukumi bakaza bahinda umuriro biteye ubwoba ibyo bikorwa n'abake Samu Karenzi nawe yabagenze runono birangira yisanze muri ya groupe imba ari nimero ya madamu yarohyemo Karenzi ateye ubwoba kuva yakora ya operation y'inama ya Ferwafa ari muri toilette ari kurekurira ubwino muri toilette giti mujisho wamo agubwino akaza nkuje kunyata se kwa kabyera ariko banyara buri kanya aya mazi y'inyange kuri minota 20 karahamusanze ati bimeze gutya kanekura bisaba kwigomwa Samu Karenzi mwibuka ikiganiro gikomeye yahuriyemo na Sadate kuri Cafe Sport cyari giteye ubwoba cyahostinzwe na munywanyi wa Samu Karenzi bamwita Disabiti n'umuntu yego yageze aho Sadate aremera yemera ko Karenzi atoroshye bageraho bayikora fair play kuki nzanye Sadate nuko ari we wasimburanye n'umuntu bita Retired mu bantu bose bayoboye Reyo umuntu wabaye hafi ye umuntu bita Retired bamwita Sadate bahuza mayini bahuza cyane ariko da cyane kuri manda ya Retired Sadate yagiye haba cyane uko umwaka utangiye agira ibikorwa agaragaramo bya Reyo uribuka ko niwe ari mu bambere baguze intebe n'ubujyanama hereza Retired nabyibuka kuri saga yari ikomeye back in a days ubwo ndumva ari n'umwaka ushize rwose umwaka ushize hari ingingo atoza Reyo biba ngombwa ko bavuga ngo hari ingingo mukubure nagende turamwirukanye umuntu bita Sadate araza aravuga ngo ntimumwirukane ngendemera ntanga amafaranga atanga hafi asaga miliyoni 10 kugira urumva iryo jambo president uyoboye ikipe arashaka umuntu agenda hari undi uvuze ngo ntagende kandi ndishyura ABCD ibi nibi uri kumva uruhare rwa Sadate yego kubera iki Sadate muzanye nuko amatora yo mu kwa 10 y'inteko rusange yatutumbye kandi ashyigikiye Retired kandi Retired ari gukora ibishoboka byose ngo azakomeza ayobore kandi n'abamurwanya ari benshi bamuhagurukiye bayobowe na Samu Karenzi
kandi Samu si ubwa mbere yitendetse ku muntu bikarangira mugize ati agiye ubuhamya buzwi na Sadate. Sadate ni ibiki yakoze biteye ubwoba kambigu bisome. bimpe Sadate Munyakazi hano mva namusuye ku mbugara oya ebese wageze ngo hari n'ibintu biba biremereye udacisha kuri Twitter. Ibi biri guca muri groupe kandi wibuke ko ari groupe y'imikino ejo bundi yahembwe. Ejo bundi yahembwe nido kabisa. Yego yahembwe ariko kubera abafana bakwageresa muri groupe bakaba bagukoresha ishyano. Bagukoresha ibintu biteye ubwoba. Niho rero ukaba wavuga kari ku mutima. Nagira ngo uheraha. Sadate se yirekuye. Nagira ngo here kuri statement. Yego. Ati nababwiye ko barutwa n'abaperi. Abafana. Mubabwire ko. Yego. Aribo nabonye batema ishami ry'igiti bicariye. Yego. Bandagaza abayobozi babo. Yego. N'ababashakira ibyishimo. Yego. Bashukishwa inyama ngo bajye gusenya ibyagezweho. Yego. Ko barangwa n'umunwa nawo ubatuka. Ko barangwa n'umunwa nawo utubaka. Ariko ibikorwa bikaba ubusa. Ko badukira. Ibigambiriye gusenya aho gushaka ibyubaka. Kandi ibi nibatabihindura mubabwire ko amateka azabibuka nk'abanzi ba Reyo bibihe byose. Wo ninde wabwirwaga? Nkaba ariko nzahora mbabona. Yego. Bamenye ko nibatava mu bisenya kandi bakagarukira ikipe yabo n'abayobozi bayo ko nzahora mbona barutwa n'abaperi cyangwa barutwa niyo baba badafana Rayon Sport. Ni Samu Karenzi yabwiraga. Natangiye mbibabwira ko Fine FM yose ari abafana ba Reyo. Abantu bipanga bagasenya ibyagezweho bagashyira amagambo mu bafana ba Reyo kujya bajye kwigaragaza. Ubushize twakomoje kuri inde wavuye wari umufana wa Reyo wagiye muri aperi wari inshuti na Samu Karenzi wajoneye akavusoma message n'ibyo yarayamubwiye. Twabonye imyigaragambyo yabaye bajya kuri hano Kicukiro. Bajya ku biro bya Reyo n'abanti icyo gihe bakarenze bari bakiri kuri 10 yohereje si Kimihurura igihe abareyo oya ni hano Kicukiro Ziniya ni hano Ziniya numva ari imyigaragambyo yabaye Kimihurura tukiyakorera kirani ku gihe cya Sadate hari ibindi rero byabaye hana anta yabigiyemo okay yego wabyumvise we yabwiraga wabyumvise ko bitarangiye nubwo bagiye kwiyungira muri Cafe Sport wabyumvise ko Sadate nubundi akireba umwanzi ukomeye uvuga rikijyana Karenzi muri iki gihugu aravuga rikijyana avuga ibintu bikomeye kandi icyo ashaka no kugira ngo ababaveho bakavaho bose nimba erega bigeze no kuvuga mu rubuga ngo ni nkaho Sadate atagiye agihari kuko akoresha retired cyamuvugiramo bazi icyo kintu kakivuga umuntu w'umugabo ngo harundi umuvugiramo harundi umuyoboreramo ngo nubundi ntiyagiye barabivuze kuri Fine FM weke ibaze nkomeze se komeza ari indi ya kabiri nshaka ko ikiriyaringa iriho n'amazina ye hejuru Sadate Munyakazi ari ba muri playinze kuri WhatsApp izo groupe zose nzibamo yego soma ati nuko aribo bareba kure nanjye yongera amahirwe nkayobora abafana ba aperi nibo bareba kure niyo mpamvu hejuru bari bari playinze kuri iyo niyo mpamvu aribo yari guhitamo yabayobora Reyo yari guhitamo kwigira abafana nk'aba aperi nibo bumva nibo bajyana n'icyerekezo cy'ikipe nibo badasenya ibyagezweho ati nanjye yongera amahirwe nkayobora Reyo ufite abafana bafite ibitekerezo by'abaperi yego byari kuba mahwi se ntafasha abafana ba Reyo akabahindura ni abakubye niki weke abakubye niki ariko hani muri groupe ni ibintu uko nawe uba wazanye Donido urimo mbanyarimo ngomba kubabwira iby'abagabo batekereza hano ku mihanda nongera nitsa ngo Samu Karenzi yarabatesheje umutwe abamereye nabi bazamucikira he babazonze kwa kiziritse birangira kawuciye nka Sadate wigeze kuvuga ngo aje gutema amashyamba weke ngo amashyamba ari muri Reyo se ngo aje ngo gutema amashyamba byaye bimukoze ngo murumva imvugo ngo akoresheje ngayo nguko rero anyway nuvuga ngo Sadate we imyumvire y'abareyo ntabwo yemeranya nayo yego
dore ko bo birirwa bigaragambya banga abayobozi babo basenya ibyagezweho bazana abantu ngo babasubize cyane kandi asanzwe amushyigikira amuha n'amafaranga avuga ati abafana ntibashobotse yego niba babimenya batari bumworohere ntago byoroshye ubwo rero nyemerera twinjire mu miriro nagira ngo ibyo byose mbicemo mbabwire ukuntu ibintu bitarangiye mbabwire ukuntu Sadate kiri Sadate kandi uruhare rwe ati bo ngabo nimukomeza kwitwara gutyo muzafatwa nk'abanzi b'ibihe byose bya Reyo kandi abo ugasana nibo bakunda Reyo nibo bashaka ko bamuvunyi bagaruka ibaze nka retired ubuhanga afite uburyo managing ibintu akora suivi ibaze abaye nk'umuyobozi wa company ya Reyo bakazana ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe nka Gacinya Chance Deni imirabyo yanyuranamo bagize iyo IQ buriya Sadate nawe ibintu bya management yarabizi tajya kuzana za MK card se ngo agoreke MK card byose bakitwikira MK card nkaho bamamazaga MK card kurusha ariko nawe management akayumva ariko retired yabaye impeccable uyu retired abaye president wa company hakaba nundi wa association nka muvunyi cyangwa ubana n'ubuzima umunsi ku munsi bw'abakinnyi uzi teretoma yabo urambwira ngo iyi murera ntimwayisobanukirwa yaca impaka ngayo nguko rero Sadate aracyanganye na Samu Karenzi ni ukuvuga ngo mpaka ariko se ubundi kandi wibuke ko Sadate ari kuvuga rikijyana nyuma yuko Karenzi ari gukurikiranwa n'abantu cyane kubera ama breaking arekura ya Gifabrizio ariko na Sadate mu kwinfluencinga waramonye ejo bundi n'imbere y'umukuru w'igihugu ni umuntu w'inararibonye ni umuntu ari hejuru nawe ari kuvuga abantu bakumva nawe yagumura abantu yagutungira abantu agatoki kandi bakakureba ijisho ribi yego ngayo nguko rero twakiyinjiriye aba bagabo ariko mbibutsa ngo Samu Karenzi nagera ku cyo ashaka azaberereka ni umupapa wihaye igihe cye kiri kurangira yego kandi azajya mu byiza kurusha icyo ashaka kiyese ko ritayadavaho cyangwa igihembo mugiye kujya gufata oya hoye igihembo nakantu kabana nakacyana kariye buriya ni ibintu bimuha ibyishimo kuko Reyo niye kandi n'abagabo bagenzi be banashoboye akabasiga mu ntebe nziza kandi nawe ni wa mugabo uharanira ikintu ko kigerwaho akarwanira ikintu kandi akakigeraho yaba ari impinduka nziza bizandikwa no mu mateka twakinjiriye mu miriro nyinjiza mu miriro ariko hari ibintu bamubwiye byo muri Fine FM ntarumva pe abanyamakuru ni abareyo Fine FM se wagize ngo babaga bazonze nibizi cyangwa biraturuka se kuri ubwo buyobozi nibizi yarababangamiye yarabereretse umwe mu bantu bamuhaye inama kuko nibizi ntiyirukanywe direct yabaye frustré basanzwe banagirana ibibazo bamuromarika arangije no mu kugisha inama Karenzi aramubwira ati cira birarura berereka tagenda nabi aba naba senior na yaye makuru namenye kuri Fine FM usa ubwo kunayikomojeho Fine FM ikomeje kunga ubumwe Rikari Regis Samu Karenzi bakomeje kunga ubumwe nyemerera umpa iminota mike nk'itatu nkwereke ubushize narabivuze ahangaha ibya Rikari yakoze ishyano kuri Muhajiri kuri Ombarenga abo ngabo banze umbwira iki kuko uri kuvuga kunga ubumwe mbere nago bari bunze erega mbere niwe wari urimo aho hagati yari inshuti na Karenzi yamuvanye mu ntara yarekomanzwe na Regis bajya kurya amafaranga ya Gorilla Game kwisibo yari ari hagati aho nyuma yuko avuye muri systeme bentegramo Rikari yarabakonvense ubu abanye neza na Samu Karenzi abanye na Regis ariko mbere yuko mbigeraho kubera iki Rikari yirukanywe na Regis icyo nyine nshaka kukubaza nyuma yaho akagarurwa atarinjira no mu bihano ko babanye neza gute yego erega Regis ni umurayiki buryo umurayiki yagukunda cyangwa wa muntu waciye muri ya maboko y'abantu bari n'abantu bari strict abantu batozwa ibintu nta mpuhwe naki ikintu kiri gutya ni gutya yego nubwo ari inshuti ya Rikari banasangiraga ariko yakoze ishyano yazanye ibihuha murabyibuka nge Samu Karenzi yasize ku buyobozi ndamwirukanye amenyesha Samu Karenzi ari bwota amasimbi ari kujya kuzana imyenda n'ibiki byo gushinga SK ni iki
hamwe si bigeze shopu ya Samu Karenzi niyo igiye kunyambika. hari igihe wambwiye ngo niyo igiye kunyambika ndaje mpagere nahamagawe ave byihorere wincamo jara mukada umwanya nuwa yego. Rikari rero nyuma yaho Samu Karenzi avuze ngo nyamuneka nagaruke turamukeneye kuri plateau nubwo yakoze amakosa ariko ntazongere. Samu Karenzi aho niho namenye amakuru ubushize mvuga n'umubano mwiza abanyemo na papa Rikari. Ibyo tubireke. Regis aciye bugufi n'icyo arabyemeye kandi asanzwe ari umuntu we. Ndangije aha mvuga ibya Eme hari umukozi wa Eme wirirwaga mwirukanka inyuma avuza induru. Mvuzeme mvuga ibintu by'ukuri Eme ari inshuti yanjye twarabanye muri byinshi narabisobanuye. Eme atatinyuka no kuza ngo agire icyo amvugaho ko sindi kubeshya kuko twarabanye azi ibyo ndi kuvuga. Arangije uwo muvuza nduru we araza aritambika aramuvugira dore impamvu uravuga wa mujene waje uvuga ko ngo ufitanye ibibazo na ngo na Eme ngo na Fine FM ngo yari igiye kuma akazi ngo birapfa ngo urabyumva. Ariko njyewe umukada kuri experience mfite ibintu byose tubitega iminsi tubitega igihe. Byagenze gute rero Rikari ndajanga mvuze breaking iteye ubwoba y'ukuntu agiye gushinga akabari. Ubu nderura bushize nacaga hejuru numva atari na ngombwa ubu biri ngombwa. Rikari menya business agiye gushinga irimo amamiliyoni menshi ateye ubwoba. Miliyoni nyinshi ubwo ni guhera nko kuri zingahe gereranya n'ubu. Akabantu barampakaniye ibyo kuvuga ngo mufutunga ukura kwasi ngiye kubisobanura. Ahubwo Imana idufashe ntagire utureba nabi. Hari nabo byakozeho wiki cyane ibikisi kuba Rikari agiye gushinga business. Rikari naraje amvuga business iri muri miliyoni ziri hejuru ya 70 ingahe fasha. Ushize ntabwo watubwiye ikigero wari kuvuze ko ari akabari ukagereranya na ka Regis kari gakoya Regis ariko ntunsubize mu bya Regis n'utubari oya arima biriya by'icyapa cyapa se kitagize afite aho kiri nkikwereke ntaho kiri nkikwereke ndakiza narakikweretse kiryamiye hasi ana yanjye uri gushaka undevi oya sinshaka kubisubiramo. Rikari agiye kuzana akabari gateye ubwoba kari kuri urwego rwa za Maison Noire tutubari dukomeye bajire zafuciye ntago wagiye ubona ubu bari bazanye n'urwo rwego vana yiziza ariko igikondo akabari gakomeye. Mbwira kuva kera warahabaye Gikondo mbwira akabari kari gakomeye kabaye muri Gikondo zone za Mukani mbari za Pasadena hano kuba imbere ya polisi hitwaga ndera hakandi ambasada sutwo nariyo baragusetsa ni wowe wandagaje Gikondo siko ariho bakarekeze Olivier bamana turahariye Esperanza uguru bimutse kangahe Esperanza ibesipera ngo niyeme ahagarariye ebe nyuma yuko yamwirukanye ahagarariye Esperanza motel uyagiye mwirebero agiye kwihisha ahubwo ni hafatuye Sonatibe nuko wenda vuga Esperanza yagiye mwirebero katsuze n'umuvandimwe manager wayo n'umushuti wanjye yahoze akorana na Mukasi yego. Rero aha niho hagaragaye wa muvuza nduru wande wa Eme bamwitande numwihakane na tohoje inkuru nsanga ni inshuti yawe utaza kuzana imikino hano bamwitandeze bamwita Mupagasi hoya ngenzi Sharomi akongeraho ngo wanyu Sharomi yaragiye aburanira amahugu Eme nako yakoze iki Mupagasi yakoze kuri Fine FM akorana na ba Mukama ejo bundi teni yaragiye avugira Eme ashaka kunyandagaza agira gute arangije aritereka nyana kubona ko narekuye imiriro n'ije na kiriyaringa abaragiye arekuye imiriro kuri Rikari. Umva ukuntu Rikari yacengeye yitsa ku kabari yitsa kuri miliyoni zikaba kabijana bagomba gushyira mu kabari ni nyinshi ni nyuma yuko Rikari yari amaze kugurisha Fiacre South Africa uri kumva
ni byinshi yari amaze kubona muvoma y'amafaranga, aza kwitsa ku kintu gikomeye uyu munyamakuru. Kubera iki? Abana nabo akora kuri Fine FM, azi imiriro yabo, aza kwitsa ku ijambo rikomeye, yinjizamo famiye Rikari. Aravuga ngo umugore wa Rikari witwa gutya niwe washoreye Rikari asaga miliyoni 100 w'umukire, ngo akore akabari gateye ubwoba mu Gisimenti. Iminsi y'ibirageze, yaraje kunyandagaza avugira Eme, kandi Eme ari kureba umukada akavuga ati umukada ibyo avuga ninjye wabimubwiye. Uze ba bantu bose yirirwa afana nage nankira, niwe wabimbwiraga, ariko nkagira utumanyere. Yego, Rikari byaje kuba ngombwa ko birukana Kivumbi na Rara Sharomi kuri Fine. Baramubwira ngo n'ubu video warutangiye wizanisha ukora ngo Hashi Media Empire ntitwongere kububona aha. Uri kumva? Si tuzongeye kubona unatungutsa na video wazaga kuri kodingana na Ema hangaha handi muri yanzu, ntitwongere kubabona. Uraza ufata umukire Rikari udutereka ukamwandagaza, ukagera ukazanamo n'umugore we yari yapreshe n'izina rye ry'umugore. Aravuga ngo niwe umushoreye. Aho ndabibutsa amagambo navuze ku Rikari, navuze ubushize kari mukuru, ntubyibuka? Kubera iki yaje mu itangazamakuru akuze? Nuko na mbere yari ari mu buzima, yari abayeho neza, yarongoye kera, ngenda mvuga ubukira afite, ndetse nongeraho ko icyo yashakaga yari platform yaho bigaragara ko nkora, bigaragara aho mbarizwa, sinkomeze gutamikwa. Ibyo byose babiziza mu Pagasi Sharomi. Yese burya mu Pagasi yavuye, yaririrwaga yarigize umuvugizi wa Eme. Ubwo uzahana ari gukorera ye baba we umuvandimwe. Umva inkuru yambabaje rero, yatumye nanavuga ati ndaza kubasaba mwese nawe umushyigikire. Iyo nkuru ikimugeraho, YouTube yahise imwohereza ubutumwa iramubwira ngo ibiganiro wirirwa ukatakata by'abandi ushyira kuri iyi Hashi Media Empire turayihagaritse, turayimovinze. Amaze yagiye kugera hafi mu 10,000 by'abasabo, kandi iyo yari YouTube ya kabiri bamanuye ya Hashi Media. Atangiriye ya kabiri, igiye kugera mu 10 barabimanura, kubera ibyo bintu byose yirirwa agashyiramo bizamo na Fine FM. Noneho bahita banamubwira ngo tuvuze ngo iki n'izo content wazanaga, ni nyuma yaho n'uwo bakoranaga content ngo ni Mukama yari yiguriwe na 10 bamutesha agaciro. Na Eme yirirwaga avugira, naramubwira ngo ntuzongere kuza kuri YouTube yanjye utsangiza, nzajya mbyivugira. Nahita mutera uw'inyuma. Mwumvise ikitwa Fine FM? Ibintu nirirwa mbabwira. Saba abantu bawe nibashaba b'igihumbi bagende bashyigikira uyu mwana w'umuhungu. Oya nibageho Hashi Media Empire. Hashi ni amazina y'indimba ari habo rwose, ubuzima butari ntago bimeze neza, akaba hajemo izo injari ku bantu yizeraga, yavugiraga, yarwaniraga ishyaka, ariko bose bakaba batinya Rikari, bose bakaba bamwubaha, kugeza ubwo umuyobozi wa radio Sam Karenda avuga ati uwo Sharomi wanyu simusanga. Kandi nawe yarengere, tujye tumenya ibintu by'imiryango. Oya by'imiryango ntawe ubizana, tujye tubimenya, ntawe ubizana. Ariko Rikari nawe yababajwe nuko mama yake nyine amurusha bank account, ariko zarabiramubabaza kandi aruwe barasezeranye kuvanga. Biramubabaza iki nka Rikari? Namubwira ngo ni igifu ntibabyitanye ntakabigifura hagati ya Eme na Regis nibo bitanye. None arusha ubwenge Regis, ariko Rikari agerageza kutabigifura. Oya burya kubera mwa n'agacupa yinjirirwa buryo muri kuri mikoro bumva bamukashije. Rikari aragerageza, ariko nawe ntago yabyizemo neza. Ubushize troll za Kazungaha nyuma za kugoreka aramutaka, abantu batumva. Ese ubushize turi muri cya kiganiro, uzi impamvu Kazungu ngo yanditse ngo abantu ngo bameze ngo nk'ababurana ngo nkaho bari muri gare. Buriya yabwiraga Eme, ubushize sinabivuze, buriya Eme bwa mbere atangira itangazamakuru yaritangire muri gare ya Nyanza. Buriya ni Eme yabwiraga. Ese Eme amakuru ye
ari kundeba ijisho ryizeme simuheruka pe buriya niwe yabwiraga n'ubushize nabivugiye aha ngweme wigiye itangazamakuru muri gare y'Inyanza muri za radio nyine zo muri gare niki ngo niyo ngwirirwa bavuze niwe bagira gute ni byinshi ngayo nguko iyo niyo Fine FM iwo niwe wari umuvugizi wabo iyo ni ya Desordre ariko Karenzi ntuzibagirwe ibintu Karomba yagukoreye Karomba ndetse ntazabyibagirwe coach Gaël yakoreye ndetse akorera Samu Karenzi ntazabyibagirwe niwe ndi kubwira coach Gaël nta hatazi ni he hatajya ni he hatajya ntibihese ni he hatajya ariko se afite ni Karenzi yaraje ajya kuri mikoro ari kunkumura anye NB afite UGB ndahinzanya indi yagisoza yamuturanye wawe imwe ifite inzoga yitwa inkoni ariko ngwiriya ngo hari undi muntu bari buyicishe hiriya uri kumva umusa ubwo Karenzi yazaga akavuga ngo turarebwa live yacu biri mu bihumbi 250 icyo gihe BNB yari iri kwiyandayanda irebwa n'abantu 300 400 live icyo gihe disi yarakanyakanyaga irebwa na 700 nabwo kubera ntabiganiro barangije barashyekerwa barangije birata amashimwe barangije baragenda coach aramubwira ngo Samu zaniye projet yawe igica kuri Stiflix abantu bishyure aba diaspora baragukunda uziko YouTube yerekana abantu bakureba n'ibihugu n'imyaka barimo n'ibiki baragukunda ngwino baje batanga amafaranga bakurebe ngo mwiyaboneshe ngo mutangira bonoma byamaze ukwezi nikuzuye Karomba niyamenye ibibaye baragarutse ngo ubu rero ngo twebwe yigeze Karenzi kuza akora interview ngo twengwe niyo twatangira biguru ntege ngo ariko ngo turakunzwe ngo bizagenda neza none haje nk'iminsi nka 27 agarutse kuri YouTube ati twaje titwanzike ati bantu mwaye mwaratubuze twabonye ko namwe mudukunda ati turagarutse ese ya minsi bari barabuze Karomba yari yarabajyanye kuri Stiflix ese burya iyo niyo yahendesheje ubwenge Rocky agurisha projet ibyo yabikoze umuntu bita Platini P kandi yaragendeye kuri Zana Talent ya King James ariko arayafata ariko nawe yaba yabahaye niki kibakubita ntago ushatse kumbwira ko none coach atabeye akubwira ko urwego baba babishyizeho atari urwabo ntazibagirwe rero ko muri kariyeri ye baza gupesesha we wamushyize mu ntambwe ahubwo kugenda kubona internet ngo tukurebe ni ikibazo none ngo nitwishyure ngo 5 have nta minsi nta kwezi kuzuye kwiyo projet mukade none se reka ngiraho minira urabona ko amasari no kugenda kugira ngo uze no kubona umwanya duhinire mu miriro uje muri iyo show ubwo ndizera ko gahunda ari iyo rero yego ubugiye kukimanika nge mereza ijambo shayi ni impfura yacu fasha dara ntukagire ishyari umuntu nakora ibintu byiza tujye tubyemera n'abantu bajya bitiranya Jaras na Jeras baba babeshya rwose nitwa Jaras ni question ya prononciation Jarastafari iyo umuntu agiye guhemberwa ibintu amerita tujye twishima cyane iyo iyo hajazanye award nkizi ni motivation ubu rero ngiye kuzana ama breaking 3 iya mbere ndagira ngo mvuge igitangazamakuru cyangwa ikiganiro kizafata igihembo mu kanya ndagira ngo nze ku munyamakuru w'umwaka nze ku mukinnyi w'umwaka no muri championnat ubundi mite nitsa kuri RBA RTV aho ikirori kigiye kubera mu masaha make ko ni mu kanya saa 12 n'igice umwanya n'uwawe rwose ndagira ngo mbanze nshimire Haji utumva amabwire ureba impact y'umuntu ureba umugabo nyamugabo abantu bari muri iri rushanwa ubwo ninjiye mu guhatanira iby'abagabo kuko nicyo nyamukuru warumbajije Fabrizio wanjye ariko n'uwacu nk'igihugu afite kamaro ki iyakumira ko ari cyo kintu duhuriyeho iyo yipanze iyo ibintu ubwonko bumwereka ngo iki nicyo cyanyacyo nicyo akora Fabrizio Samu Karenzi ntago baba basobanukirwa se rega Fabrizio nabaho yego bangira ngo numwe bakora bimwe uyu Haji yanze kumva amabwire y'abantu bamwangisha abantu barekura imiriro bamwe bakavuga ngo urekura amakuru ku bayobozi ku bigo bikomeye
ariko uyu si we wa nyawe. Abandi banzi ba Samu batangira kuza bavuga ngo hari ingingo nyamukuru yuko abantu batogeje shampiyona batagomba guhembwa. Samu nta shampiyona yogeje, ntabwo uriya mupapa nari ku rwego rwo kwirirwa za yogeza ibitego. Uri kumva abo kogeza shampiyona kugira ngo bari kureba uwayogeje uwagiye ujya ku mamaci anakanayogeza. Urabona ubwo ni radiyo imwe ihita ubw'ibirebwa nyine, so baba bayizogeje cyane se. Ibintu nk'ibyo bakagenda bagorekamo utuntu kugira ngo ntibamuhe igihembo. Ndagira ngo nkubwire ko nkivanga ngiye kujya kwambikirwa muri SK Samu Karenzi shop. Ubu ugiye guterekaho oya none se nagenda nambaye ibi bintu nk'iby'ibishura by'abaseriveri. ugiye gushyira agakote se? Ngomba none se twaserebura twambaye amajezi? Oya hoya. Icyo ni icyambere. Kugira ngo rero bigende neza, kamere kuri ku mukinnyi kugira nze gushyuhira muri puwe finali y'abanyamakuru. Umukinnyi confirmed Murera bamwita Muhire Keve. None ko ruboneka nyine araho. Ese Muhire Keve abareyo wa Murindi arakimanika nta kabuza, ariko kuba kapiteni wa Reyo hari kapiteni wawe mu Mavubi nawe akiyakira akavuga ngo nzakina imikino mike imyinshi nzanasimbura, ni ikintu gikomeye. Rigoga mu bagore yaciye impaka. Wowe nta nkuririmo arya hatanye nande? Ahatanye n'aba Aveiro ngo ba Aida. Hari uwitwa Aida, ari Ida wo kuri 10, wo kuri 10 mu mushuti wanjye. Burayiganye na mama yake. Yo mama yake nukuri nuko wamuhaye za mayoneze nyinshi, sicyo kibazo. Nuwejo na za Nido ako ngo no mu muryango we ngo ni mu maboko meza, ngo za Nido ntazitangiye vuba twigendere. Cyo ni icyambere. Rigoga Muhire Keve na Rigoga. Umva ahantu rero harimo Anje. Igitangazamakuru cyangwa se ikiganiro kizatwara iki gikombe hagombaga kuza Plateau BNB, hagombaga kuza urw'ubujurire, ariko hari n'ikindi kiganiro cyitwa uri kumva cyo kuri RTV cya Kayishema Tititsieri Rigoga Kick-off. Buriya kiriya cyari gifite utunota ariko tuba duke, ariko harimo n'unuza, harimo n'urubuga rw'imikino. Urwo rero nirwo rwamaze gutwara igihembo confirmed, aho kugira ngo batera gahinda umuntu umwe, aho kugira ngo bashyiremo kurutanishwa. Kwizigira uyoboye icyo gisata atari mu bakompetita, atari mu bantu bari muri competition, mu banyamakuru, mu banominees. Ako banominees nibo bafitemo benshi. Uri kumva buriya RBA none se si Radio Mere, buriya na Rigoga ni habarizwa Rugaju Rugangura. Numva ni bose. Uri kumva wongereho na Kayishema Tititsieri mu bagabo. Ubwo abagabo ntibabibuka ba Efrem, ba Jarike, bane barabibuka, ba Emeni yibizi barekuye, ba Hiti, ba Claude Hiti uyoboye Radio 10. Ese barebye umuyobozi yo bareba antabiganiye ko ari upfa kweshofu anajyayo arashyushya, ariko nahita ajyayo. Ikiganiro byarangiye cyamaze kuba urubuga rw'imikino kugira ngo iriya timu yose, kuko niho hanabonetse umunyamakuru watwaye igihembo cy'umwaka kuri RBA. Noneho timu Rugangura natera ishyari Rugaju ba Mugaragu, ariko se baruvuyanga bagiye muri Sekafu, ariko se kwizigira timu noneho Radio Mere confirmed. Hari icyo ntacyo ndenzaho kuko nabo barakidisavinga ko abantu benshi bavuga ngo urw'ubujurire na Plateau bihangane barekuraga imiriro, ariko urw'ubujurire, ariko Plateau umwihariko wa Plateau tubwiza abantu kuri ni buraya cyane. Ya tushe ya Muze Fujo, ya tushe ya Jarike ni buraya cyane, nababayingana barahametiriza cyane, kandi mu Rwanda baba banga amatiko. Ariyo mpamvu BNB bikundwa n'abakapo nyine biyubashye bano mu biro n'ibiki. Noneho urw'ubujurire rurarenganye kubera iki? Kubera ko ni cya kiganiro cy'impactinga, ni cya
kiganiro kipanga ibintu by'impinduka ngari, ni cya kiganiro gikumira umunyamakuru witwaye nabi, nkabona akana bo barenganye, ariko iriya timu ya RBA niyo yogeza niyiherekeza shampiyona, tububahe kabisa. Twagiye rero ku muntu ugiye kugiterura. Mbere yuko ujya ku muntu ugiye kugiterura, ubu ndi kwibaza mu makote mu makote se Rugangura Axel niwe uri kuvuga. Rugangura yavuze ko mu buzima bwe azongera kwambara ikote ari uko yakoze ubukwe. Ntago zize amagambo yavuze ngo ni munakimpa nzaza nambaye jezi kuko sinakambara ikote. None kubera iki? Kwa ko ikote ritajya rya ingofero. Oya ngo hari ibintu adashaka kwerekana. Baheruka kubyerekana ngo yambariye umugeni mu bukwe atari nubwe sha. Rugangura aratwika ati ngo zakireke ngiye natinye ahantu ngira ngofero ngaho kugira iveho. Oya ni wawe nirimo nime Rugangura nawe yarasurvivinze. Mama uramuzi? Oya mama Kerere. Buriya ngo niwe muntu ahanganye nawe, niwe muntu utarakunze utaramushyigikiye muri kariyeri, ariko akavuga ngo mama nzakora cyane kubera ukuntu ngukunda nkuprovinge wrong nkwereka umwuga. Buriya ngo niwe muntu wamuteye kwijandika ku buryo bugeze kuri ahageze. Buriya ngo ntiyemeraga umwuga we, ntiyemeraga ko abijyamo, n'ibyakirara n'ibyaki ase buriya aramure akabona ni umurokore. Umuntu uvuga ati uri kwanga ko aba umurara n'undi atari Rugangura ararenze, ariko ibaze Rugangura. Rugangura n'umusaza. Imva igitendo nemeye kuri Rugangura. Buriya ngo mu buzima bwe nta telefone agira. Icyo kintu numvise telefone igendanwa wamuhamagara se? Arayigira, phone arayigira. Muhamagare. Nta posting se? Ni sona. Reka izo ni bazita imbuga nkoranyambaga zarazigira, ariko nta telefone agira. Ugavugana n'abantu ate? Oya ngo bagire bate? Hari breaking ashaka kurekura. Oya orere yanjye ndakorera kuri RBA. Si haruguru yahambase, si muri metero 10. None nzakora iyihe match niyi? Saba abakinnyi se? None murampamagara mumbwira iki? Uramukeneye ku kazi. Ngo ngira uwo mfasha nsimbura. Ntacyo mwihorere Rugangura. Ararenze Rugangura. Mwibwirire umunyamakuru. Umunyamamakuru w'umwaka. Ndishimye. Ndashima Imana. Babarira cyawipfubye. Wipfubya ja. Oya mwanya nuwawe. Ndishimye ndagiye buri kwirerega nebyini n'igice zigiye kugerera. Simbuka. Fabrizio Romano. Byarangiye abantu bose baravuze ngo nimukora ibara muri meninda mutesha agaciro uyu muzehe, uyu musaza, iri nararibonye. Uyu muntu wagiye afasha abanyamakuru bateye ubwoba. Wagiye yerekana umunyamakuru mwiza utarya indi mutagoreka, wahama kukuri niyo kwaba kudakenewe, niyo kutakwakirwa. Samu Karenzi bwa nyuma na nyuma, Imana ntirenganya. Amagambo navugiye aha arakimanitse. Yamaze kwambara ikote riteye ubwoba, burambutse akimbagira hariya Cleophas Barora avuga ati urakaza neza, usoje kariyeri udakoreya, ariko aho wakoreye hose twagukurikiranaga kabisa. Ibaze kubona Barore ari nk'abanyamakuru afite bakora urubuga rw'imikino, ariko yashaka ya makuru y'ibisasu gusa byo muri siporo akajya kwiyumvira Fine FM ngo Karenzi afite abandi yaya. Buri muntu aba afite ukuntu arekura. Arumva ko umuntu aba yarabakomye. Ni nka wa wundi wavuze ati nubwo mfite abanyamakuru benshi ariko nikurikiranira Scovi. Gahita uvuga ati aba yarabakombenze bagiye babagura sabo bakurikirana. Nta bushobozi. Samu Karenzi birangiye Imana ibikoze. Birangiye agiteruye. Ubushize ubwo duheruka mbabarira wabibonye ko twe tureba kure. Aba ni abanyamakuru bagize impact dukwiye kurebera. Afite abantu benshi bamurwanyije, niyo mpamvu byishimiye. Hari abantu benshi bavuga ngo asebye ibi nibi. Umbwiye kategori enye. Yego. Umukinnyi w'umwaka Muhire Kevin. Yego. Mu badamu Rigoga Ruth. Yego. Ikiganiro cy'umwaka, urubuga rw'imikino rwa Radio Rwanda. Yego. Umunyamakuru w'umwaka. Yego. Samu Karenzi. Izi kategori ni ziza gutya. Oya gira akantu k'agatungo se sha katarako muri rya dini.
umukada reka minira Ngayo nguko kaminira rero. ugiye gutwara igihembo ibindi naho ubutaha ngayo nguko ariko ako gatungo na Samu karamureba ni uwanjye ni uwacu asoje neza kariyeri ariko ibya ritayadi byo agomeza bigendemo yitonze kuko ritayadi arakora ibishoboka afite backup ariko nanone iyi siporo yayishyizemo itafari kandi arabihembewe kandi nanjye ngiye kwifatanya nawe kandi mukomeze mugurire imyambaro myiza muri Samu Karenzi shop. n'umukada reka duhurire mu kurahira k'umukuru w'igihugu ku cyumweru. umuntu bita Ruti Joel avuga ngo kusanya urungano mumenye umuryango kandi uwo muryango ni uw'inkotanyi kabisa. twigere Let's go. Sante.